ariko warangiza ukahitamo kukiguma. cyakora nanjye ningera kuri finale nzareba akantu kanyica vuba rwose kuri finale ku munota wanjye. Kuki ushaka akantu kakwica vuba? Kuki ushaka akantu kakwica vuba? Mabuja ariko nyine no kukwiharaho buriya ndutinya kubi mve ku birayi rero buriya ugira ngo unyumvire ubusa nakwicecekera. Kuki wumva se ko bakumvira ubusa? Rega yakajya wigirira icyizere ukuntu uri umusore mwiza. Urangiye ngende banyureka mbabareke none se sare mwiza reka we nakiyaka naburi none umukurikiye wafite abana babiri. Abana babiri ariko ngewe ndacyari muri zero. Nubishyiramo ubushake bizashoboka nta kidashoboka. Wowe rero nabuze numbeshyira basi ngo namuteye inda basi. Ariko ujye ubigerageza gutera inda none. Ujye ubigerageza gutera inda. Yaka uraho neza cyane. Komera cyane Mabuja. Nishimiye kukwakira hano muri uru rugo. Nanjye ndishimye kumenyana nawe Mabuja. Ndashaka kukubwira ko uri umwe mu bantu nifuzaga kubona, nifuzaga guhura nabo, kuganira nabo, kubera ko uri umuntu wansusurukije cyane. Asante sana Mabuja, merci beaucoup. Je rero nitwa Afia mu Rutasi. Asia? Afia. Yego. Nangize ngo iteranwa na Mabuja. Tujya kwitiranwa. Ndumva bisa Afia, Asia. Nawe uri umwisilamukazi se? Oya nawe ndi umwisilamu. Niryo zina rinyiri ry'abayisilamu. Cyakoze izina rituruka mu Barabu, ngira ngo no mu Giswahili ririmo, ariko ntabwo ndi umwisilamu. Mabuja we rero ari umwisilamukazi aragerageje no ukuntu aba umwisilamu biranga kubera njye ndi umukatolike. Umukatolike ujya gusenga buri cyumweru mu misa? Ntabwo mperuka ariko ndi umukatolike, niryo dini ryanjye nubwo naheruka kujya gusenga ariko niryo dini kabisa. Niba kiri umunyedini na umukristo. Turi umukristo. Ukunda Yesu kabisa. Byiza cyane. Umeze neza ariko? Ni sawa Mabuja. Ndeba nta kamorale kunde utishimye. Ndishimye nuko gusa bitari kugaragara ariko nta kibazo nta kibazo ufite. Nta kibazo kabisa. Umeze neza. Mu gitondo wafashe ifunguro rya mu gitondo? Mu gitondo? Mu gitondo nafashe akawunga ya n'imineke ibiri kuko hari ukuntu ngiye mfite akawunga ukagateka ukutamo agatunguru nkariraho ngewe. Ukariraho? Natuboga rwose. Ukarya n'imineke? Kuno tuburyo twabonetse aba ari sawa ariko iyo nta tuboga duhari akawunga nkariraho. Mu gitondo si ubwo ukunda kunywa nk'amazi yenda y'akazuyazi? Oya amazi akonje. Amazi akonje? Oya mu gitondo. Mu gitondo? Igitondo nibwo nyagutomera kabisa. Uba ufite icyaka cyinshi se? Ufite icyaka cyinshi nka kwa kundi tuba twaraye tunyweye amayoga mu gitondo by'ukuri kwaka. By'ukuri kwaka amazi menshi kumva umubiri ugaruye ubuyanja. Nabura mu gitondo ngewe icyayi nta nubwo nagishobora kubera ibintu bishyushye. Reka cya kintu bikonje byo kugotomera bikava mu nzira. Nabura by'icyayi kunywa gahoro biri kugutwika gusa nk'agakombe kamwe ukanyweye nk'iminota 30 ukiri guhozahoza. Cya kintu byo kugotomera bikarangira. Noneho urangiye ngo nka kwa kundi bamwanyweye amayoga ngo mu gitondo byo kufite icyaka. None se unywa inzoga buri munsi? Ntabwo ari buri munsi ariko nzinywa kenshi. Nzinywa kenshi wenda tuvuye nko mu cyumweru ushobora gusiba wenda inzoga nk'iminsi 2 ariko indi yose ari agacupa kabisa. Ari agacupa gusa. Uba wumva mbese ari ubuzima bwiza ko wajya wibonera agacupa buri munsi? Wumva bishimishije kuri wowe? Kuri njyewe kubera ko nyine kaba agacupa nyine hari ukuntu bino bavuze ngo kaba karakugize koronike nanjye nuko rwose. None njye uburyo kangize koronike hari n'ukuntu nk'icupa rwose rikanyobora kwa kundi wumva ngo
ngo vino ni umukobanyi rwose ngo gukoresha ibintu njye bimbaho rwose kubaho kumana none se ariko ujya ushaka nko kuyivaho ati wangirira neza inzoga rwose nanjye numva nazivaho ariko ubushobozi bwo kuzivaho byarananiye rwose ariko numva nazireka rwose ariko kuzireka byaranze kuzireka birakunda birashoboka hari uburyo watangira kuzireka ese nk'abantu mukunda gusangira inzoga nk'abantu ni abashuti bawe cyangwa ni abantu baguhamagara bakakugurira cyangwa nibo bagurira bo hari abampamagara bakangurira cyane cyane nk'abadiyasipora baba baturutse hanze twabanye hari igihe bavuga ati yakanywe dusangira agacupa aturyoshya icupa kuryoshya icupa rero ni kwa kundi uryoshya ikiganiro niba muri kuganira avuga ati yaka rwose ugira sitori hari n'umamagara nta kindi ahamagariye ashaka ko dusangira icupa gusa umvuze se ngo yaranzoga nshaka hari ikibazo ntabwo wabikunda ntabwo wabikunda twihagarara hari igihe wumva utaye mwari ukavuga ati ze baravuga ngo ndimbwa urumva na ya ndirimbo ngo gotomera utazabimbwa ngo usome utazabimbwa ubu rero byatugize koroniki guhakanira wenda ushaka n'agafanta wenda ko ntabwo ati baguhereze mitsingi si ubu nimvuga fanta koko ariko buriya na fanta nayo ntabwo ari nziza baravuga ngo ndi umurezi bya bindi byo hanze aha ngo ndi babironi ibintu n'ibyo bihaye hanze aha nyine ukagira isoni zo guhaka none se abantu ukora ikintu kugira ngo abantu bishime cyangwa ukora ikintu kugira ngo wowe wishime ya myumvire nyine yacu y'ino ahangaha ya myumvire y'iri n'ahangaha ngo batagira ngo ndi babironi ngo ndi umurezi ngo ndi ibintu nk'ibyo ngo ndi imbwa ntabwo wowe wabikoze uze bantu rega abantu b'inaha hafi ya bose niyo myumvire bafite uzi ko hari n'umuntu ubwira ati rwose njye ntabwo ndi kunywa inzoga reka basinywa akaji k'inyange ngo atoka ngo niba ari ayo mafanta ngo wishyurire urumva kubera iki za confidence za ariko nkawe kubizi wagakwiye kujya uvuga ati iyo myumvire yanyu nge sinkiyirimo ndashaka kubaho mu buzima bwiza nawe rero wareba nta n'ikintu wifitiye umuntu akagufatanya n'inzara wavuga ati nose ninyanga n'ubundi nta mafaranga ari buntu uzi ko mabuja ushobora kuba waburaye umuntu akaguhamagara ngo ngwino kugura inzoga mukanywa n'inzoga n'iz'ibihumbi 10 cyangwa 20 ariko wamubwira ngo aguhe 2 ujye kugura n'ikiro cy'ibirayi giteke mu rugo habe yayaguha ariko akagura n'inzoga z'ibihumbi 20 wamubwira ati rero ntabwo nariye ntabwo nanywa inzoga nararya ati si wayampaye nkabanza nkajya kugura icyo kurya mabuja no gusaba umuntu ibiryo rero nawe mu kabari barona biteye isoni cyakora nabikubwira uri nk'umuntu wanjye ariko se reba umuntu murahuye nibwo bwa mbere ntunamuzi nawe nakuzi kandi wenda urabona nkatwe twihagararaho ngo turi abasitari kubwira umuntu rero ngo ndashonje urumva ntabwo ari buri muntu ujya upfa kurekura iryo jambo kwirekura ariko ngenda bikubwira ngiye ku giti cyanjye ariko abihagararaho barahari ni benshi bihagararaho kandi umuntu yaburaye yakubisemo agapantaro n'agakoti keza na karuvati ari mu muhanda hariya yambaye neza kandi ubwo yaburaye ariko akihagarara kuvuga ngo yaburaye reka ariko ngenda bivuga wowe niba ubivuga rero ni intambwe nziza yo gutangira kwiyima abo bantu bakugurira inzoga baguhamagara nta soni nagira ku nzara kuko ntawe utarya kugira ngo ndashonje rwose nta soni nabigirira nko kunywa inzoga wenda hafi ya buri munsi nta kintu bumva mu mubiri wenda kibi kiba kiri guhinduka umva utameze neza inzoga zongeye nubwo tuzinywa ngewe inzoga rwose nubwo nzinywa ariko nta cyiza cyazo cya mbere inzoga ziragukonsoma kurusha n'ibindi byose ikindi zikagukoresha amakosa zikakubuza amahirwe nk'ubu nari ngiye kujya USA dosiye barayikansaringa biturutse ku cupa wari wasinze narasinze urumva
ndarwana nsimbuka igipangu kandi ahantu twari turi nta muntu wari wemerewe gusohoka, nsimbuka igipangu kubera ubusinzi ngiye kugura amatabi hanze. none abantu twabanaga mu gipangu bo kubera bari bandusha n'amafaranga bamuhaga umwe amafaranga agasohoka igipangu akagenda akagura inzoga akazikubita mu gikapu akazinjiramo, noneho ngewe bakangurira ibinyica bakangurira ibyuma kubara nakwanga. maze gusindira mu gipangu ndasohoka nsimbuka igipangu ngiye kugura itabi hanze y'igipangu dosiye bayikansaringa. Kuki ari wowe baguriraga ibyuma ibyo bintu bikaze? nyine niko nari byo nanywaga nta n'ubushobozi mfite. urabona mu nkambi abantu banywa kabyeri ni abantu babishoboye, ariko abandi tunywa inzoga za make. ziriya ziba zikaze bazita kirimikwikiri kugira ngo usinde vuba utakoresheje n'amafaranga menshi. abanywa kabyeri bo ni ba bantu nyine babishoboye. urabona mu nkambi twese ntabwo tunganya ubushobozi, ni nk'ahandi hose ntabwo abantu banganya ubushobozi. ubwo nk'abantu wenda baguhamagara bakubwira yakangwe no tukugurira agacupa, nk'ubu wiyemeje ukavuga ngo ngiye kujya mbabwira no, ukabishyira mu mutwe ukabishyira mu bwonko ukavuga ngo ngiye kujya mvuga hoya mbabwire ko ntagishaka kunywa inzoga, ntabwo byakunda? mabuja byakunda, ariko rimwe na rimwe biragora. noneho nkatwe dukina utuntu tw'udukomedi, amakomedi, sinema, ama interiviyu nk'aya, hari n'ahantu ugera rwose ugiye nko gushutinga, nkatwe bazi ko turi abasinzi, niba bateguye wenda role y'umusinzi script bakakwandika, bareba ahantu uri bukinire umusinzi bakakubita yaka, kandi ubwo bisaba ko uri bukinane icupa. urumva rero kubera ko aba ari akazi, mushyiramo amazi mu icupa nzajya rimwe na rimwe hari ukuntu bafite n'akaji bagasuka mu icupa kugira ngo bigaragare ko ari inzoga, ariko ibyo bishobora bake. hari uwumva icupa bitewe n'ifemba y'inzoga. buriya nkanjye nkiva mu ntara nkigera kwa siya nari mfite ubusambo bw'inzoga, ndakubwiye ngo nabonaga inzoga ngahamwe ahubwo atirangira aho ryari. noneho ngeze kwa siya nsanga haba abasitari benshi, abaza kumusura b'abasitari n'iki, nsanga noneho inzoga zirahari rwose. ndakubwiye nakunywereye inzoga nanuba, ariko ubu nta busambo bw'inzoga nyinshi. niba nta busambo bw'inzoga ugifite rero ni intambwe wateye yo gutangira kuzireka, kubera ko yaka turagukunda cyane, uradususurutsa uratuganiriza. rero uko uguma kunywa inzoga niko ubuzima bwawe bugenda bujya mu bibazo, kandi noneho turamutse tutongeye kubona yakwa dukunda udususurutsa utuganiriza ku ma YouTube twababara. mwababara, ariko se mwababara iminsi ibiri ubundi mugakomeza akazi. iyo umuntu apfuye abantu bamukundaga bararira iminsi ibiri, yaradususurutsaga twaramukundaga, ariko apure turwajuru ugize uvuga ari ugupfa. ngiye mvuze ko ushobora no guhura nk'ikibazo cy'uburwayi, ko wajya nko mu bitaro ukamara igihe, cyangwa ukaba wagira imvune wenda bitewe n'uko warwanye wenda ugasinda. ntabwo ngiye nari nshyize mu biryo oya gupfa se n'urumva ari igitangaza mabuja. ahubwo hari umukobwa dukorana bita Vavadora Imbogo, ari mu kiriyo cy'inkayi, inkayi yapfuye ngo Bruce Melody yamuhaye, yarabembura ngo tujyane mu kiriyo babonye amasheke, ngo tujye mu kiriyo cy'inkayi. Vavadora Imbogo uri kurira kubera ikimasa, n'abantu barapfa bakagenda, ikimasa nicyo kiri gukuriza gutya. yangwa impano yanjye ngo yo Bruce Melody ngo yamaye, turamwihanganishije. ariko n'abantu barapfa, ikimasa. ariko buriya wasanga ariyo mpano yari ikomeye yari yakiriye kuba yaba, akaba ariyo mpamvu ari mu kiriyo cyayo. urumva rero impano byo
kundi nyine yihangane nawe undi humura rwose byo gupfa ntabwo birimo yaka ariko babuje gushora kuwutinya urupfu nawe utarutinya ariko iyo rwaje nyine oya impamvu mvuze gutyo nuko mise ntekereza ntongeye kubona yakankwita numva ukuntu byambabaza wabyakiye nabyakira ariko byateye n'umubyeyi wawe aragenda ukikaruma ndetse we ntabwo utinya urupfu oya urupfu nawe utarutinya ariko se rwaje none se nk'abantu barwishyira ukaba ubizi ko nk'ikintu urimo kizakuganisha ku rupfu ariko ukaguma ukagikora nk'uwo wamugiriye nawe namugira inama abishoboye yabireka ariko hari n'abafata icyemezo cyo kwiyahura buriya igihe mfata icupa ngewe nkumva nanakwiyahura nyuma yo gufata icupa ko nyine mbere yo gufata icupa uba umeze neza nta kibazo uba ufite kiyahura umuntu akiyica kabisa ese biterwa n'iki uba wumva kubera icyo uba wumva ufite iyo spirit sinzi ariko uba wumva ubuzima bubishye ni ukubyishyiramo yewe wumva ndi muri interview uretse gato yesi mabuja aho ubundi kwiyahura mabuja hari umuntu wiyahura nawe aba anarenze kugira ngo ufate icyemezo cyo kwiyica erega buriya kwiyahura yaka aba ari ibibazo mabuja biba byarakurenze ntabwo ari ukunywa utunini gusa ntabwo ari ukwimanika mu mugozi ntabwo ari ukwitema buriya abantu biyahura hari n'abantu biyahura gahoro gahoro gake gake natwe buriya tugenda twiyica gake gake kuriya ni ukwiyahura gake gake kwiyahura buhoro buhoro hari ukuntu uzi ko ikintu ari kibi ufite inzira wanyuramo ukakireka ariko warangiza ukahitamo kukiguma cyakora nanjye ningera kuri finale nzareba akantu kanyica vuba rwose kuri finale ku munota wanjye kuki ushaka akantu kakwica vuba kuki ushaka akantu kakwica vuba mabuja ariko nyine no kukwiharaho buriya ndutinya kubi mve ku birayi ngewe ku birayi nata ntabwo napima nuko mba ndi kwihara ngo ngewe ngo nakwiyahura ariko ufite umugore n'abana nawe none se ntabwo uteganya gushaka nsaziye ubusa ntabwo urasaza uracyari umusore anshakiye akarumuna kawe cyangwa wenda weho ko ndi kubona bisa urabona ngewe byakunda byava reka ndaza byavamo rwose ntabwo ujya uteganya gushaka ntabwo ujya uteganya gushaka nabiteganya gute se ko nta plan mfite nyine wayipuraninga ejo ngo nzabona wenda udufaranga ashaka umugore n'udufaranga koko ndetse amafaranga niyo abanza cyangwa habanza kubitekerezaho kubitekerezaho muri vide rero mabuja ntabwo byashoboka muri vide ndetse muri babiri ntacyo mwageraho ni ngombwa ngo muri babiri sava ariko rero kubona n'umukobwa w'iki gihe urabona umukobwa w'iki gihe aba ashaka ahantu hari agafaranga ni bose se kandi ni nabyo hafi ya bose kuba b'iki gihe rwose uvuga ngo uzagiye numbwira gusa ngo ndagukunda mwatangira mukundana mukagenda muyashaka gake gake ubu rero gupfa kumufatisha wigeze ubigerageza se biranga wigeze ubigerageza ngere kubigerageza ngira n'isoni none se utari kutubeshyera n'isoni zo gutinyuka umuntu ukajya kumubwira ubwo bugambo urimo uravuga ngo abakobwa b'iki gihe ngo biragoye kandi utarigeze unabigerageza urumva rero kuri kutubeshyera rero buravugira ngo unyumvire ubusa nakwicecekera iki cyumva se ko bakumvira ubusa rega yakajya uwigirira icyizere ukuntu uri umusore mwiza urangiye ngende banyureka nkabareke none se umusore mwiza reka we nukuyaka ntabwo uri nukuri ubu wasanga hari umukobwa ugukunda utegereje ko yakaza kuvuga ngo ndagukunda ariko ubwo yakabaye bwiza bw'iki gihe ni kashi kuba bigiye bikundira kashi ariko nawe kashi wazigira nubwo waba umeze utupfa kuba wifitiye amafaranga yawe mpamvu usanga abakobwa b'iki gihe bikundira ibisaza bifite kashi bakunda ibisaza ibisaza bifite amafaranga
akamuhereza buri kimwe ndetse yakunda umusore utari bumugurire icyo ashaka cyose abishakira bya bisaza nibyo bibaha buri kimwe ukamuhera icyo akeneye cyose. kuvuga bose bo mu Rwanda se ko bameze? ntabwo ari bose ariko abenshi. abenshi rero muri abo batari bose harimo uwawe, urabyemera? kada neza kutabyumva kandi gusa rwose ukagira umwana umubebe tukaza tukugusura tugaterura umwana ukitwa papa. we ibyo nta utabyifuza. nanjye uzi kubona reba ngiye kuzuza imyaka 40 nta n'akana mfite, barumuna banjye bose bankurikiye bose unkurikira we umenya agiye kubyara muri iyi minsi, noneho umukurikiye wafite abana babiri. ariko ngewe ndacyari muri zero. nubishyiramo ubushake bizashoboka nta kidashoboka. wowe rero nabuze numbeshyira basi ngo namuteye inda basi. ariko ujya ubigerageza gutera inda noneho? ujya ubigerageza gutera inda? ntiweze kuvuga ngo wabuze kubeshya. niba ushaka aho umuntu uzamubona we bishyire mu bikorwa, bishyire muri plani zawe, ubitegure, ureke izo nzoga bimwe bambwiraga abantu bakubwira ngo bakugurire amacupa. rega burya hari igihe kigera bikaba ngombwa ko umuntu ahindura inshuti, subize. asigaye imyaka 2 ndi kubura 2 ngo nuzuze 40. ningera muri 40 narashaka umugore nzahita biva. uzahita ubivamo burundu? none se ubu nk'aka kanya nicyo ugiye gukora kugira ngo ushake umugore? nk'aka kanya turi kumwe ni nk'iki wumva wawe? keretse mbonye ubufasha. ubufasha butese? ndetse mbonye sapoti nawe ubundi. sapoti yihe se? sapoti ari nyinshi. urabona ese nuziko niba umuntu agiye gukora ubukwe ntiyifashisha abantu bakamutwerera uzanye n'iki ukamutwerera kugira ngo nyine ubukwe buzagende neza. nanjye mbonye ubufasha bwe. nese ubwo baguhaye ubufasha bwo gukora ubukwe, ubufasha bw'ibyo byose ukeneye mu bukwe, nyuma y'ubukwe noneho byagenda bite? nyuma y'ubukwe nta kibazo nubwo twaburara ariko turi kumwe. muri kumwe kandi uri kumwira ngo babishakira buri wese, buri muntu umuntu nubwo twaburara ariko turi kumwe ntacyo. nese sinumva ahubwo ibyo bintu uri kumbwira noneho uri kubyumva ko bishoboka. uri kumbwira ngo kobwa ngo babishakire ibisaza bifite amafaranga, no sinumva ko noneho byemeye se. ni ikibazo yahita yigendera nkaburara kabiri sakarara ngaho yahita yigendera yarugusigamo da. nese nko mu buryo wenda bwo gushakisha amafaranga wambwiye ko ari nk'ama interview bagukoresha bagukinisha amakomedi n'amafilme, wowe nta yindi mpano wifitemo yakubyarira umusaruro? uzi kuririmba? kuririmba reka da byaranyihishe. nta yindi mpano wizimo muri wowe yagufasha? mana sugo ntayo kabisa. ntayo rwose. wigeze uyishakisha muri wowe? rega tuba tuzifite zihishe, biba bisaba. keretse ngiye nko muri M23 bahita bankubita nka kapite. nese M23 ngo harimo n'impano? nubwo najya nigisha abantu parede. urabizi ibintu bya parede? nigisha ibintu byerekeranye no gupanura. gupanura ni ukugira gute? utuntu nk'utwo bigisha gufungura karacinikove, kuyihanagura, ukayisiga amavuta ikanyerera. n'ubumva wakigira aho hantu? nta yindi mpano. nta yindi mpano? ndetse ngiye mbonye nk'ikirakanyi icyo cyangwa se nkaba nk'umuzamu ahantu kubura nkunda akazi k'ijoro ndetse nkaba nk'umusekirite. ese washobora kuba umusekirite kandi uri kumbwira ngo biragoye kureka inzoka? akazi k'ijoro nagakora ubwo naba ninyeragutabara umunyerondo rwose ukaje k'ijoro nagakora. wanyweye nk'inzoga? akazi k'ijoro nagakora kabisa. ariko ku manywa ukandika nkajya kwinywera agacupa, ariko nijoro nkaza
nawe mfite n'agacupa nkakanywera ku burinzi bwanjye. uba wumva ari ibintu bigoye pe, bigoye cyane kureka inzoga? oya, kureka inzoga nazireka ariko biragoye kabisa, ntabwo byoroshye. none se wenda nk'abo bantu bakugura inzoga ntibakugura n'icyo kurya? bakugura icyo kurya ariko hari umuntu wihagarara, ariko ngenda bivuga ati ariko nubwo ngiye mugiye kumpa icupa ndashonje, banza unyakire nk'ibirayi hariya n'akaburushete mbanze ndye, cyangwa se ungurire ikivuguto hariya kuri kantine, mfate n'uduceke nka 2 ubundi dutangire icupa, nanjye nafashe ikivuguto nanjye cyasenyise. buriya kureka inzoga birashoboka, ariko buriya nanone biragora iyo utabanje guhindura imirire, kubera ko ibyo birayi byo mu kabari bituma bituma wumva ugize ubushake bwo kunywa inzoga cyane, na ziriya nyama zabo bitewe n'ibirungo biba bisizeho, bitewe n'ibiba bigize biriya bintu bateka, biriya biri mu bintu bituma umuntu aba yumva yaguma gushaka kunywa. nanjye ubwanjye nubwo wenda ubwenge ibirayi cyangwa se burushete, biriya birayi byo mu kabari na burushete hariya ntabwo uburiye, ugira ngo urariye ariko hariya ntabwo uburiye. ushobora kurya burushete 3 n'ibirayi wenda byangahe ukagira ngo urariye, hariya ntabwo uburiye rwose, bitewe n'inzoga uri kunywa. ushobora no gutaha ukagwa mu buriri, cyane cyane nkatwe tunywa marike, abantu banywa marike, ushobora kugwa mu buriri uvuye mu kabari uzi ngo wariye biriya nabi. ubundi ibiryo ni ibiryo byo mu rugo, watekeye mu rugo, ibishyimbo, ibirayi ugateka ukarya, hari n'uburiye ibiryo ukarya ugaha. nawe turayi two mu kabari dusize ikirungo n'utuburushete n'ikirungo, biriya rero bituma ugira n'inzara y'inzoga, kumva urashaka inzoga cyane. biriya nabyo ntabwo ari byiza. n'inyama ubwazo uzazireba, inyama ubwazo zirimo ibirungo byinshi bitera icyaka. biterwa n'uko zitetse, inyama ntabwo ari mbi, ahubwo biterwa n'uko zitetse, n'ingano wariye, ubwoko bw'inyama, ibyo byose. njyaho inyama ndazikunda pe, nkunda akanyama rwose. amabuja yari abizi asiya, ariko asiya nawe buriya uko umureba kuri mabuja nawe yakundaga akabo, ntabwo twamaraga iminsi 2 tutariye inyama. kuri kw'Imana ugaruka kenshi nawe nzanze gutekera, ariko njye nzanze iteka asiya rwose twarega akanyama kabisa buri munsi. nicyo kintu namukundiraga, ntabwo hashira iminsi 2 tutariye inyama. urakoze kunganiriza rero, ndumva ari ibintu bitoroshye kuri wowe, ariko bizashoboka cyane, ndabyizeye. ni ukunsengera cyane, Imana ikazabimfashamo, nzagusengera kandi nzajya mufasha mu mirire, uburyo ibintu warya, uburyo wakwitwara mu buzima. abantu mubana buri munsi ni gute wababwiza ukuri kandi ukababwira uri seriye, ubundi warangiza inzoga ukazireka burundu, ukazivaho pe. birashoboka cyane, ariko mu gihe ukiri kurya ibintu byo mu kabari biragora cyane kureka inzoga. nanjye mu kabari burangiye, mu kabari rwose ibiryo byo mu kabari nubwo mbirya ariko ntabwo mbyemera, buriya ntabwo uburiye kabisa. akanya rero twigire mu gikoni njye kugutekera ahantu. urakoze cyane. kubera ko nishimye cyane wanganirije, nakubonye ku nshuro ya mbere, najyaga nkubona ku macanozi atandukanye, ariko uyu munsi nanezerewe cyane kukubona. merci beaucoup. ngiye kugutekera akantu keza. isawa rwose, ariko njye ntabwo ndi bukubihe inzoga. oya, na rimwe njye nzaguha inzoga.